ni ukuri pe Imana amugirira neza akabikora ababyeyi babyaye nigeze kubyara mbona umuntu azanye ibinyomoro nk'ibiro 5 buri mubyeyi akajya amuha ibinyomoro 2 birazenguruka ibitanda byose aravuga ati nzanye ibi binyomoro 2 ntabwo birimo amaraso abakwiriye ariko Uwiteka yagurukire kuri amaraso abongerera amaraso wose umurimo ureka birirwa bavuga ngo ubundi ngo babuze icyo bakorera Imana uwo muntu koko arabikora buri gihe akabikora ariko Imana itegura umunsi wo kuza gusura ibikorwa atangije by'imihigo yari yahizeho gufasha abarwayi kwa muganga Imana imanutse gusura ibyo bikorwa bye hari ukuntu Imana igize gusura ibikorwa byacu kavuga uti umuntu nasize akora neza reka njye kumusura mupangira ikindi kintu cyahatari ngo Imana ije gusura uwo muntu kwa muganga wajyaga azana ibintu byinshi isanga amaze nk'umwaka atahagera nawe uri kubazwa muri iki gitondo ngo uri reka gushimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana na ku evangeliste wa Marionnaire Imana y'amahoro igumigisha kandi kunezeze kubera ko mu gihugu cy'Uwiteka Imana yaguhaye kusetse kandi ubutaka bwawe ntibuzaturwemo n'ingunzu ibindi bigiye bitandukanye kuko Uwiteka arakubwiye ngo genda ture muri Edeni yawe uyihingire unezererwe muri iyo ngobyi urya ibyo kurya byo muri iyo ngobyi ariko hari n'igiti mudemerewe kurya uyu munsi niko bimeze mwakwibaza ngo iki giti ni kihe ni igiti bajya bita kwigomeka icyo giti bita kwigomeka mwakwibaza ngo ni ikihe ni ikibyara ishari n'ubugome n'inzangano amakimbirane muri mwaturuka he baramutse neza mubyeyi mwaramutse amahoro y'Imana n'abane nawe kandi yahorane nkuko bisanzwe iteka n'ubu ni iteka ryose amina reka shimira abantu bakoze subscribe ku evangeliste wa Marionnaire Imana y'amahoro ibahe umugisha ibanezeze kandi bahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yabo baha bakinezerewemo barye ibyo kurya byo mu gihugu cyo barimo kandi babiryana umunezero uturuka mu mutima w'Imana reka nshimira abantu bajye bakora like ku buri kiganiro maze gushimira abo kanshimira abantu bakora comment nziza kandi nshimira n'abandi bakora comment zitari nziza nubwo ari bo bakeya ariko se buriya baba bari mu biki hari igihe Satani kongorera uhaze nk'urumogi cyangwa se uhaze ibyo kurya byo mu gihugu utigeze urenzwe uri imitsi y'abandi ikakongoreka kugira ngo ugende ukubite tukama Marionnaire ariko reka mbaye igitekerezo basi nibiga uburyo ibi bintu mvuga babishyira mu ndimi z'amahanga yicara avuga ati nk'ibintu Mama Marionnaire avuga ko ari byiza nanjye wahita mfungura cano nkajya mbishyira mu Cyongereza yego aho kugira ngo atigiye buriya hari akantu kamwe kabaho kandi n'icyo byaba bitwaye agiye akajya akora ntuza translation ni ukuri ndamukopije wavuga mu Kinyarwanda nk'uko turi kuvuga ndabikwemereye noneho akanadondorekanya amagambo nk'uko nyadondoreka aho kugira ngo uzuntuke muri comment nguhaye akazi pe wari warakabuze mwanya fata yaba yatekerezaga usura namutekerereje ni ukuri ndamutekerereje kuko arababaje reka nshimira abantu bari mu majyepfo mu majyaruguru Burasirazuba n'Iburengerazuba mu mujyi wa Kigali intara ya Gatatu ibamo abadiaspora cyangwa se abanyarwanda n'abarundi n'abandi bumva ikinyarwanda ariko hirya y'imbibi z'u Rwanda cyangwa se hirya aho giterwa inkingi yego cyane mwabyumvise muri kumwe na Emmanuel Tuyishimire imbere ya kamera n'ubundi tukaba turi kumwe n'umushumba umubyeyi Marionnaire tugiye kumusaba dusengera Imana namara gusenga Imana atugezeho icyo umwami Yesu yashize ku mutima we ikaze mubyeyi murakoze kadusenge mwami Yesu turagushimiye uri umwami mwiza izina ryawe ryubahwe tugeze muri uyu mwanya ukenewe abantu bawe bakeneye bari bategereje ari benshi kumva ibyawe kumva icyo washyize
mu kanwa kanjye. Ndasabye ngo umwuka wera akora imirimo, akora ibitangaza, yiyerekane ku muntu nkurikiye, ibye bihinduke bishya, byari byaranze byemere, byari byarahagaze bigende, byari byaricaye bihaguruke. Ndasabye ngo umuntu wese unkurikiye arwaye akire, ubabaye yishime, urwaye akire, ufite intambara zinesheke, abo umunyamahirwe muri aka kanya yo gutabarwa biturutse muri aya magambo wanshyize mu kanwa. Ndagushimiye bana natwe kuva dutangira kugera dusoza, ubwiza bwawe bubane natwe muri byose, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, 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 amen. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, mukomeje kubanezererwa kandi namwe mukomeje kunezeza. Nimba tuzakora igihe cyo kwicara tugashimira abantu bakomeje kumba hafi, simbizi uko umwuka azanyobora, uko umwuka azabikora, tuzabikora kuko turi abantu bafite umutima wo gushimira namwe mudukurikiye. Ndagira ngo aya masaha tuganire iri jambo riri mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice cya 3. Turasoma duhere ku murongo wa 8 dusoreze ku murongo w'9. Havuga ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya Nimusi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Murongo wa 9 rero nshaka ko tuvugana cyane. Uravuga ngo Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe. Nayo magambo nshaka ko tuganira. Ijambo rivuga ngo urihe niryo nshaka ko dutindaho cyane, kuko turabona n'abantu nabo muri no minsi batazi aho bari. Hari igihe rero umuntu ukabona nawe ntazi aho ari, wanyura ku muntu yibereye kuri Manyinya ukabona ntazi inzira inamucyura. Uri aya ni amagambo aryoshye cyane muri jewe muri aya masaha. Imana yari yakoze ikintu gikomeye cyane kitari gikwiye kwiza kugira ikibazo nk'iki ngiki ku nyuma y'icyo yari yakoze. Ntabwo hari akwiye kuboneka iki kibazo yagize. Imana no hano yagize ikibazo rego uzi kugira ngo ugende ibura abantu baziti muri he. Ibyabanje ibundi biba byabanjirije ijambo nibyo nshaka ko tubanza tuganiraho gake. Ubundi ibyari banjirije ntabwo hari akwiye kuza ikibazo kibaza ngo uri, kuko hari ibyo yabanje gukora aho yagusize gutabaye. Ifite ikibazo cyo kwijika kubura uri ubundi. Inyamana yaremye iki gitabo cy'Itangiriro ndagikunda. Kirimo ibintu bigaragaza ko Imana ikunda ibintu bidesigninze, bishininga, bisa neza, bimeze neza. Iki gitabo gihe gikunda kungaragariza uburyo Imana ikunda ibintu biri ku murongo, bihuye, biryoshye, birebetse, bitarimo stress, kuko hani Imana yanaremye ibintu ibona byazapfa gushyiraho idushyiraho ngo tubihekenye. Ibazaho kugera kubona Imana irema, karema imbuto ziribwa, ikarema utunyamaswa turibwa, utwo dukoko n'udukwavu badukunda badive ntibaturya, igashyiraho utunyamaswa tunini, igashyiraho utujaride two kwishimiramo. Ibona twazapfa ubusa, ndavuga itereka ndemo umuntu azabiyobore, yazayobore biriya bifi binini byo mu ishyamba ajya bikocora, abikubite muri firigo abirye, reka nshyiriho umuntu ajya birya. Ariko Imana ikunda umuntu mu rwego ibona nawe atabaho atadizayininze. Niko iteye kandi ubu mwakumva mvuze ngo haleluya. Nuko iteye ikunda nayo kubona umuntu ubahaye abaho mu buzima budesigninze, kakudesigninga hano, kadesigninga mu gifu ku buryo kidasya ubusa. Nuko iteye. Igihe kimwe rero yiremeye inyamaswa, kagifata igihe cyo gutembera mu ngobyi yayo, muri jaride yayo cyangwa muri parike yayo, reka mbivuge gutyo kugira ngo byumvikane, muri parike y'Imana. Ikagibona injangwe iri kumwe n'injangwe kazi yayo, ikongera gakebuke kabona imboga iri kumwe n'imbogo kazi yayo. Ikabona yo ni byiza,
kabona mu kanya gato byatwise byabyaye byororotse igakomeza igatembera ikabona buri kintu kiri kumwe n'icyacyo undi munsi Yesu we undi munsi zakureba umugabo ibona irungu rigiye kumwica ahora ari hariya wenyine ari muri ntumiteho mukiza ubugenderera abandi nanjye ntunsige ibona yicariye hariya ntagira umubwira ati wiriwe ute irangije aravuga iti reka ngusinzirize ngo upangire nawe akantu da ndabona irungu ryazakukira hano ndabona agenda kazakukira hano reka ngo uterefenerega ngo usinzirize ndakuramo ikintu gikomeye ndi bukuremo umugore ngo isinzirize uwo mugabo uticura ariko uritonda ngo imuha igitotsi cya hatari ku buryo n'uwazaga kubita urushyi ku mutwe atakumva ngo iramusinziriza nishyiraho ngo ubuticura uba wumva ari izagaruka kuzura umuntu iramusinziriza irangije ijya mu rubavu icomokoramo ikintu burya abagabo mugenda muri utujorite hari ahantu witeka acomokoye umugore icomokoramo urubavu irafata umugore iramurema ubwo umugabo yamuremye mu gitaka mu ibumba umugore murema mu magufa ariko abagore burya niyo mpamvu tunakomera ntabwo biremetse kimwe ntabwo biremetse kimwe umugabo waremye mu ibumba umugore aremwa mu igufa niyo mpamvu ubona twigira hari aho tugera tukigira igufa tugakora ibintu abantu batashobora turaremetse nuko nose twebwe mu gitaka nta mabuye abamo ariko twe turemye mu igufa ducomokotse mu wundi muntu umwe mwacomokotse mu gitaka twe twacomokotse mu muntu umwe mwacomokotse mu butaka ariko umugore aho ari wese mu kanya aze kwigura sitoro ikonje akanywe kanini rwose nushaka ugashyire mu kirahure uwo byakunda ufite taye nziza agire kakaguru ku kandi nyangerageza kugira kakaguru ku kandi bikanga kubera ikibazo cya taye uwo rero taye yakundiye akazama uwo taye yakundiye akazamura akagereka hanywe sitoro bitewe n'icyo ukunda nuko kaba ari kakwa kuko minini rwose wacomokotse mu muntu Imana irangije ngo umucomokoramo imukora neza mu buntu ukuntu abagore turi beza nawe uze kwireba ukuntu ukaze mu muryamisha iruhande Imana ihita icaho irigendera iravuga iti gengo kangura se jya hahera umugore n'umugabo ihita yigendera isubirira muri diro zayo irangije umugabo aza kugira gutya kuri regaraje witeka yashyizeho igihe akangukira akangutse ni nk'akareve y'uteka yashyizeho ati ngaho kangukore ibyo nagukoreye sha nagukoreye nawe ntazetwa n'irongo umugabo arangije arakanguka abonye umugore niwe imitoma atangiriye ati we ahera hakora tuzi ko ari umugore ibaze we niwe wese amenya ko ari umugore ati disi ni umugore ati dore n'amabere ati ni umugore pe ati dore yetse we ati dore ni umugore disi ati we atakagufa ko mu magufa yanjye imitoma biratangiye amagambo atangiye kwacurikiranya ati aka ni akagufa ko mu magufa yanjye buriya n'inkonda zaratakaragereka akana ababigishwa bati mwigisha we ati mwigi twari twakubuze wari wagiye he naho n'imitsima bishakira si urukundo rwo mwigisha arangije mugabo atakana akagufa ko mu magufa yanjye nyumva ntibihagije yumva imitoma ntarayimarayo atakana akara ko mu mara yanjye yumva ntaravayo neza akazetwa umugore kuko yakuwe mu mugabo ahita amenya ko yamukuwemo ako rero karakanyuzamo ngo mubanze munamenye ibintu Imana iba yakoze kugeza ubwo igiraho ibabura ubwo mvuze icyo ariko twagera iwawe tukareba uburyo Imana yagutabariye muri korari warinje utagira ikabutura warinje utagira ishati ya viscose Imana igutabariramo kuzamurira mu murimo igutabariramo pe hari ukuntu Imana igize nko muri korari urugero korari yanejeje Imana cyane ikavuga iti reka nze ngabe kandi se ndi burobanure kanze mbabwire ibyo ngiye kubagirira na rutira ishaka byungukiramo ejo bundi hari umuntu wansekeje cyane arambwira ngo Imana yigeze kubagabira bari haza hakugeza mu yombo za Kabugiyo nuko birababwira ati mufate ku mitwe yanyu ngo bagifataho Imana irababwira ngo mbahaye ubwenge
kandi ngo mukureho byakoze aha tahe mujye gukoresha ubwenge mbahaye yego umugabo akikubita ngo rimwe yashonje ugagera ku gipangu kimwe aramubwira ngo ariko se ngo ubundi ngo mu murimo w'Imana ushobora iki ati byose ndabishoboye ati si ushoboye gucuranga ati ndabishoboye ati kandi sinari narigeze mbona naho bacuranga ati umunsi umwe noneho rero ku cyumweru reka hagera ati nkinjira muri korali ati nta cyabaye ati buri muntu agiye barambaza ngo ucuranga iki ndavuga ngo byose ndabicuranga se ucuranga iki nyine tubwira icyo merita cyane aravuga ati njye byose ndabimerita okay umwe ajya kuri senti njya kuri gitari solo ndajya kuri drum nyine ajya kuvuza ingoma abona ngo cya baze hirya ko baragiteruye wakigira ngo kumwe gihoma ati teraniro ryiza umwuka we ati nkomberezaho rero saza ndabikwanga ati ndabikwanga ati ariko ndeba uburyo kikumbuka ukuboko kundi muntu ukuntu kuri kugenda yego ati nanjye nkomerezaho abantu iteraniro ryuzura umwuka wera atariko ati impamvu nahagurutse ati ni kakantu kagurya kati mbahaye ubwenge ahandi rero gucuranga bimubonera aho kuba yego arongera ati none se ko nshimye yuko ngiye mbonye aho kuba nkaba nasize umugore mu cyaro nzajya mvuga ngo nabonye aho kuba gusa ngo ncuranga mu rusengero kugira ngo bangaburire bancumbikire ati nkabigenza nte rero yongera yiga ubundi bwenge aba Imana imuhuza n'undi mu mama ufite chance ikomeye cyane ati se none ubwo umugore wamucuruje ati hano mfite umuntu ati wamomera akazi rero ngiye murabizi mbona nako kubakisha ati se none ni umufundi ndaramaze ati se umufundi ati ndi umufundi atariko nyine mbiruka mu minsi yashize yego ati none hata ejo azaza n'ibikoresho ati bikoresha ibi sigeze afunda n'umunsi wa rimwe ati bikoresho se ni ibihe bikoresho ati bikoresho nyine by'abafu atariko nibutse ka kantu kaburye yego cya kiganza Imana avuze ngo mbahaye ubwenge yego aravuga ati ndabizi atariko nta bikoresho ngira uwari umucumbikiye nawe aravuga ati rero hano umugabo wanjye uko umuntu ari umukire kuriya yigeze kubaho umufundi ibikoresho hano aracyabibitse ubwo ndaguha ibikoresho byanjye ari byo ujya gukoresha nuko undi nawe atangira ati ndapfuye abari ngo yarageze hara ku gisozi ubwo baramanutse gutyo mu gitondo amanukana ibikoresho akigera kuri kafe ijwi riramubwira riti rero sha wa muhungu dore ugiye Kicukiro uraseberayo atumva aturaseba atari kugira ijwi ndyumvise ati ndavuga ngo ijwi nsiri y'Imana ko Imana yampagazeho ndi muri korale mu rusengero ati yampagazeho uwo munsi nkamenya gucuranga ntarigeze mfata no kuri gitari ntazi nuko gitari ihe aho ko bayifata ati ku gitarampagararaho ati ubwo ndakomeza ndagera ngeze kuri chance burakomera bakata amataje bakakubita n'abayede babiri ati abayede barapakira ibisima abandi bikorera amabuye ati guconga ibuye ditangira ntuza birananira ati njyabwo nkajya kuyamenagura nkabita ikintu nubi nkayimenagura atariko kera kaye twena nko gutaha ati mbona ikibuye kinini ati mbandagishinze banyubakiraho utundi duto hejuru kugera hejuru ati hasi aricyo nabanje ati noneho nkagenda isize kamandi kubitamo sima byabisima niriwe mpagazemo n'ibiki byose ati nditahira nanjye ndacyura atanye ndacyura ngejo rero reka bossazi atabwo bafunda ariko baranseka cyane bari kundira bari kureba ibyo ndimo abandi bubatse mbese ngewe natangiye uwo dukurikiranye yarangije kera ati ngiye nubaka ikibuye kimwe atubwo rero boss reka jazaza ati iyi nyubako ni ndo ayubatse arabasenyesha bose ibyo yakubwiye wamara kubibona ugahita ugira gute ugahita ucaho ukagenda igihe cy'Imana cyo kugaruka bwa kabiri kubasura ngo irebe aho mugeze igasanga ntuhari uri kubazwa ngo uri he ubundi uri muri karikazoke uri mu kwagwa uri mu bagore uri mu dukawa turimo n'urumogi uri mu mafilime ubundi uri kw'intebe wicaragamo muri korali twakoze uri he ntuza we kw'Imana yamaze kuguha ubwenge n'ubushobozi bwo kugenda mu gendo ugiye gukorera isi unayihingire ari wo murimo wayo yarangiza ikabiri kuza gushaka aho wicaraga ikakubura ubundi uri he
twabatumwe ikibazo kirabaza ngo urihe ya ntebe wicaragaho ya ritime ryajwi kwagusiremba kwanura ibyuma ikibazo kirakubajije ngo urihe uze kwiherera unshakira igisubizo usubiza uvuga aho uri aho ubundi buri ariko uzi ko nanjye mfite ikibazo umukozi w'Imana uzi ko njya mu rusengero nkasanga abantu narinzi baba mu rusengero nkajya mbaririza amakuru yabo bakambwira ngo umwe ngo bamubwiye n'abarigendera undi nawe ngo hari abasenze isengesho ryo kumusubiza mu nzoga ngo bayirimo undi nawe muri make abantu nanjye nabo baho bari pe noneho ugasanga undi muntu aravuze ati wa mana we urabona meze nabi ngezaho gupfa ngezaho guhora inzara iranyije narize mbura hepfo mbura no haruguru mbura iburyo mbura n'ibumoso none mpigiye umuhigo muri aya masengesho nungirira neza nanjye nungirira neza nuntabara nunkura iki gisuzuguriro nzajya menya abantu bo kwa muganga mbashyira akana ni ukuri pe Imana mugirira neza akabikora ababyeyi babyaye nigeze kubyara mbona umuntu azanye ibinyomoro nk'ibiro 5 buri mu byaka ajya amuha ibinyomoro 2 birazenguruka ibitanda byose aravuga ati nzanye ibi binyomoro 2 ntabwo birimo amaraso abakwiriye ariko Uwiteka yagurukire kuri amaraso abongerera amaraso wose umurimo ureka birirwa bavuga ngo ubundi ngo babuze icyo bakorera Imana uwo muntu koko arabikora buri gihe akabikora ariko Imana itegura umunsi wo kuza gusura ibikorwa atangije by'imihigo yari yahizeho gufasha abarwayi kwa muganga Imana imanutse gusura ibyo bikorwa bye ariko Imana igize gusura ibikorwa byacu kavuga uti umuntu nasize akora neza reka njye kumusura mupangira ikindi kintu cyahatari ngo Imana ije gusura uwo muntu kwa muganga wajyaga azana ibintu byinshi isanga amaze nk'umwaka atahagera nawe uri kubazwa muri iki gitondo ngo ubundi uri hehe kumeze nka wa mugaratiya watangije iby'umwuka yarangiza agaheruka iby'umubiri mubaye abagaratiya se tubimenye murihe abagaratiya burya bari abantu bagize ibikabyo bagira umurongo w'amashara si ukurepeta si ukwitanga ba bantu nyine batuzanaho ibintu baduha ndagukunda ngo inshinzwe kinzajya nkora iki bagahindagana barya bose amashereka abagaratiya burya impamvu atagarutse n'umugaratiya hari ijambo muri iyi minsi ndi kugenderaho rivuga ngo nungirira neza yego ukongera ukangirira neza yego Imana iguha umugisha ariko ntabwo bikwiye kungirira neza kwawe gutuma ukontorora ubuzima bwanjye rimwe yego ibyo ukungirira neza untege kuko ngomba kubaho yegora ungire ingaruzwa muheto yawe aho unshakiye umbone kubera ko ungirira neza tinda aho hantu kuko icyo kigeragezo mu bagifite nanjye ndimo oya wiza kumenasa musa nkaho ushaka gufata ubonye urwaho rwo gufatanya na Satani kumbabariza umutima wa buri kanya w'amagambo yawe n'amajajwa n'ubwanwa oya wangiriye neza nibyo wakoze tegereza Imana kuko niyo ukorera singe ukorera erega nawe wigiriye neza kuko wafashe kumpabire mu mahirwe yawe yego kuko utanga uri akandi cyane rutuhabwa ndiyo kuko muwe wanduse wayushaka kugira ngo ibyo wandutishije noneho ari byuza uhita ungira ingaruzwa muheto yawe aho unshakiye hose mbone ngo nuko wampaye ako kantu abantu badukurikiye bakumve iyo muri iyi minsi kandi niko mpagaze niba wampaye wishaka kugenzura wishaka kwinjirira ubuzima bwanjye niba umfasha wishaka kwinjirira ubuzima bwanjye ese baba banaguhaye iki mfasha gifatika nibyo koko wamfashije ariko mfasha ujya inyuma y'ubuzima bwanjye bwite yego wamfashije ndi kuri kamera bishaka kuza kumenya uko mbana n'umugore wanjye ibyo duhuze bya kamera birahagije mbese kuba ni kamera twahuriyeho unari kuki ushaka kuza kumenya ngo mbese umugore wanjye ngo ndubaka nkuhaye
kubera iki urumva hari ahantu nawe yabarizwaga arashaka kuhava ngo ajye hatari nawe arabazwa ngo urihe ko wari uri mu gufasha uwo muntu ugiye mu bindi ute guma ngo none se ngo aracyasenga iryo perereza n'iryiki mu mashuri wize n'iperereza ntiririmo abantu bamwe barakoresha n'amashuri batize bari gushaka gufasha ribu kandi hari abasore n'abagabo n'abakobwa yego umusaza yarashimye aravuga ati muri polisi na gisirikari hakiyongeraho RIB yego urwego rw'igihugu rw'iperereza yego ruperereza amakuru y'igihugu rukayamenya rukayazanira abapolisi abadashoboka rukabashira abasirikare niba polisi niba inkeragutabara zitaraza kugufasha kugufata na daso bazana polisi niba byanze bazana hejuru noneho umusirikare ibyo nuko babyubatse sinabizi niba ari gutyo bigenda tuzabimenya gake gake rega sinagomba ngo bimenye sinahora mbarereza ngewe dore ikira gitabo uzakimbaza umbaze kamera umbaze mikuru ibiri hirya y'ibyo twumva babivuga reka tuguma aho Uwiteka dushyize atazaza amen atazaza agasanga twabaye abaribu kuko hari abantu njya mbona baba baribu hepfa muri commentaire wambabarira cyane ahubwo none n'abapasiteri ukavuga ngo ngewe ngo buriya ngo nakabaye ngo nkora bino na bino ngo igihugu ngo kimutugenzereza kabaye fata bibiliya nibya wafashe ikijambo rivuga ubundi ureke ibiryo wiriza ubuso ugabanye inda ujye imbere w'Uwiteka uvuga uti nje imbere yawe naretse ibyo kurya niyirije ibyo kwiriza ubusa byo nerende somo rikaze kuko abantu ntibakina bishaka abantu barashaka gusubizwa batereje gusa gutere babwiye ngo igifu kizagwashuka ngo n'imyaka mugezemo ntimwakwereza nibiri nikunanira se n'amasaha 3 arakunaniye mwahaye n'icyo gifu konje kiriro muri kugikoresha n'uburetwa muri kugikoresha n'uburetwa bari no kukigaburira nabo usibye ko ntaje kwigisha imirire ariko n'abantu bari kwangiza n'ibifu byabo we ugasanga mu gitondo inyama saa 6 zokeje n'injoro brochette ibikoki biki ejo urongeye uravuga uti n'ibifi n'ibikwavu n'ibiyogeje ukongera murimo muranakereya gupfa mburagihe murimo murashaka gupfa imburagihe mwige n'imirire abantu mwanasubijwe musanga abantu bizi iby'imirire babafashe no kurya ibyo mwavunikiye byibuze ubirya igihe kirekire mubwira kandi kantu buriye kitwa uri hehe muri uri hehe y'uyu munsi ndagira ngo abantu yego umuntu wumva afite ari gahunda ari tayari azandike muri comment tumubwire buryo kiyaba mu bisubizo kandi ntateshuke mu murimo w'Imana Imana imubone mu bisubizo inamubona aho yari asanzwe ari yego se mu bisubizo ufite byikubuza kurepeta mu bisubizo ugize wibona yuko umwanya abakiriya babonetse mu kubera utarepeta utabonera umwanya kura bone se ubu ni inkinga abakiriya bakambura igihe utari ubifite utarugeze kuri urwo rwego bajyaga nose ubundi kuba abakiriya warababonye ntabwo bivuze ko icyatumye ubona abo bakiriya ugifunga ikindi nongeraho ubwo uzamutse mu ntera koko reka tubyemere ko warepeta gutagira akazi none Uwiteka Nyiringabo akuzamuye mu ntera nawe hita ufata wa murimo wakoraga uzamure mu ntera uvuga uti ubwo nabonetse muri repetisiyo reka nanjye njye mbagurira inifomu niba repeta haboneka n'amazi yo kunywa aho Uwiteka naza arakubona ko nawe umurimo we wawuzamuye mu ntera sibyo nukomeza kuzamuka mu ntera uvuga uti wa murimo ubwo ntarepeta nijye ushinzwe kurihira amatike bagiye gusohoka nijye uzajya ubasapotinga basohotse ntihagire umuntu bacisha mu ijisho uzi ko Imana ije igasanga umurimo wayo wawuzamuye mu ntera nawe yongereka kuzamura mu ntera reka Imana ntikunda ko abantu bagumya kubibikuri ntabwo ikunda ko abantu bagumya kuba batindi mu murimo izamuka uzamura umurimo uko uzamutse mu ikofe uzamura umurimo ariko Uwiteka agumya abona ifoto hariya ahantu mu murimo mbese nahengereza aje kugirira neza abandi mu byaje gukora arahera ku murongo nyine agenda Karori buri densiya nande uko amazina yanyu agenda asumbura nk'uko ibihe bigenda bisimburana ibindi
naza agasanga uri mu murimo w'Imana agiye kuzamura nawe akuzamurire yego wari uri kuguhebwa wari kwinjiza miliyoni noneho nasunika mu bantu akabakubitamo 500,000 miliyoni n'igice yinjira nasubika mu bantu muri miliyoni 2 zinjira kandi uko kuzamura ukuzamura afite uburyo bwo kukumanura ndakumvise ukuboko kukuzamura gufite n'imbaraga zo kumanura yego aho kwakugejeje kwana gusubiza hasi yaho wahoze nibyo uzi ko ako kantu Uwiteka ajya gakora akaguhurutura akagusubiza munsi yaho wahoze Imana izakora ngo mwaratumbagiye mugira hejuru cyane ariko umva nzaba hurutura no hasi ngo pi kandi nta nubwo zashiraho nicyo kubaramira mbega ni hasi ngo pi oyashushanya umuntu wabaga muri presidence afata ibyangombwa afata ibyemeza ari umuyobozi agahurutuka bagashiduka ari mu ishyamba ariko nta nugeze abimenya inyamaswa nizo zabimenye agashiduka ari marisha nk'inka ariko ndebera umuntu wabyukiye kuri potage akajya abyukira ku byatsi arisha mbega uri he Nebukadinezari we uri he hari abantu bameze nk'abantu ubundi uri bageze ahantu nubwo yego bageze ahantu aho biyitirira ibintu ngo nijye byubatse ngo nijye byubase ngo nijye ubagize ngo ntahari ngo ubone ngo icyo ndico ntawe rwose ntabwo tuzi icyo aricyo mvuze ngo icyo ntazi ntabwo nabandukanye n'ikinyarwanda yego ugasanga umuntu ageze ahantu avuga ati giye naho ntajya kurepeta korari zasohoka nijye mucuranze nta mucuranze bafite ukumva umuntu ngo ndumuhanuzi ngo jyaho mpagerera ngo ndaza mfite ibyabo iyi Mana ifite gahunda yo kuguhurutura no hasi ngo pi urahari igihe nicara nkanariza kuko ndo umuntu ukunda kwanariza iyo nambonye agafi kuko nge nkunda ifitogosheje n'abantu bankurikiye babimenye nkunda ifitogosheje pe none iyo nari agafi hari ukuntu nicara nkanariza nkareba uburyo Nebukadinezari yateje stress mu ishyamba mu nyamaswa yaziteje ikibazo pe weho urukurya ibyo zakariye yego ikindi bari kubona inzara zabaye z'inyamaswa no kugenda ni nk'inyamaswa ariko turabona iyi nyamaswa muntu uko tubona ibirenge by'abantu amaso y'abantu ku bwanwa bw'abantu iki kintu ubundi ni igiki izi nyamaswa nazo zahuye n'ikibazo gikomeye none bazo umugabo gucurikwa ubwonko mu rwego nawe atazi yari arya se imyaka 7 gucurika ubwonko abo yarayoboye ntibamenye ko umuyobozi adahari ariko hano harimo ubushobozi bw'Imana ntihagira ikintu gipfa ntihagira ikintu gipfa baba daso ntibavanga n'irondo ntibivanga n'ibisambo ntihagira ntibivanga n'irondo irondo n'ibivanga n'ibisambo ibisambo ntibyivanga n'abandi undebere iyi Mana ifata ibintu ikayita ibishyiraho ariko Imana urahambaye pe ntihagira ikimenyetso na kimwe kigaragara ko umuyobozi adahari rega Nebukadinezari adahari iyo yakohereje aho ishaka isigaraho waruri nibyo akana komisi marone isigaraho waruri yakohereje aho ishaka yego hagiye sirakohereza aho ishaka igasigaraho waruri ndabyemera ugasanga ibintu ni sawa ariko se kubundi navugaga ngo ibi bintu bikorwe ntibikorwe ariko kuki byakozwe iyo yakohereje aho ishaka isigara aho waruri gasigara ikora nkuko wakabaye ukora iyi Mana ikora akantu k'ubumana keza imutiza ubwenge gake aravuga iti ngusanze mu ishyamba n'iby'ibyatsi urabihaze tu urarishije kabisa uryamye nk'igikoko n'umuntu yakubaze yakurya rwose n'umuntu akubaze yarya inyama z'inka ariko reka nguhe kawo kaziho gake k'ubwenge ndebe ko ubu byazi umusaruro aha hantu ndakunda kubwira impuza ibisambo byivanze na ba nyir'urugo ndagakwibutsa noneho Imana imutiza kenge gake ngo irebe ko imboga zitabona abana kubw'amahirwe imutije ubwenge gake azanye ubwenge gake nibwo atangiye kuvuga uti Imana ishobora byose afata icyubahiro agiha Imana afata icyuba aravuga ati ni wowe rega nubwo navangiye nkavuga ngo ngi Babuloni niyubakiye
ariko ni wowe ubwenge yatijwe abukoreshe abuhise agarura uburenganzira bwe kandi tuzi abantu bajya bahabwa amahirwe ntibihane ngo babone uburenganzira bwabo nibwo Uwiteka yahise yonamura icumu asubira mu biro abantu bamenya yo burya ntiyari ahari yo burya tumaze imyaka ingana gutya adahari ariko ikibazo kirabaza ngo uri he wagiye kurisha cyangwa uri mu ishyamba ejo bundi menya amakuru rero kagire inkuru menya yuko ibisambo bijya byivanga na ba nyir'urugo umugabo atungana n'umugore barashamirana arangiye akodesha abasore baza kumwiba umugabo ako nako nagashya muri akodesha rwose abasore baza kumwiba aravuga ati ibyo mukora byose mwebwe ngewe ndasa nkaho nsigaye inyuma yego bakingurire ndaza kuryama umugore wanjye asinzira kuri uru rugero izi saha rwose abasinziriye noneho mwebwe muze mu ncucure ntihasigare ntihagire ikintu na kimwe mwiranje mu maremo ibindi ubwo tuzamenya uko babyita kwiyiba yego abatipe barapakiye ibintu byose imodoka igiye kwaka umugore abaricuri mu kwicura rero umugore rero yari afite konegisiyo nziza cyane hamagara abahungu bacu yego abahungu bacu imodoka igitsimbura baba barayihagaritse basaza banjye ati murajya he mukava he ibintu mupakiye iri joro kuki mwimuka saa 8 muduha amakuru ubundi bimeze bite abahungu batangira kurya imito nyine urumva urabona donke na so nuko ati muparike hariya murayivana hano imodoka saa 2 nabo rwose baba nkaho batabizi umugore arongera arisinzira baramubwira ati twabafashe humura iryamire twabafashe usinzire fukiye mu gitondo ati sheri nta kintu kiri hano batwibye yari icecekera ese tubikurikirane cyangwa ntabwo gukurikirana ibintu ati usunda kurikirana ati kanje kwiyanzuza mu mudugudu yikoza kwa mudugudu ati nese bakwibye bararanye ati muze murebe rero buriya uyibishije ataka cyane umugabo ataka cyane abayobozi bahari noneho baravuga amakuru atangira kuboneka yuko hari imodoka yibye n'ibisambo byose bifitwe nyine bagiye rero saza umugore asanga ni babandi bazaga kurya isaha ku saha naho uburyo cy'ibintu byose nyine bazabikora neza umupangu bawukira nama zakorerwaga ku isahane y'ibiryo isahane y'ibiryo ahishije urumva byarivangavanze icyo nacyo ni ikibazo wasanga uwo mugabo yari ahaza akorera Imana none Imana ikaba yaramubuza arimo yiyiba nawe ari kubazwa ngo uri he ese inama uri gukora ukuzikorera he yego ese ufite izihe nama ni inama zo kwirika korari ni inama zo kwiyiba mu murimo none hari n'abiyiba mu murimo w'Imana ngo kanaka aransuzugura ngo turebe ukuntu tumukimbiza no iryo jwi se nyagupfa wazariririra anyagupfa ku ngeso urumva uri hehe kibazo kirabaza ngo uri he nyamara hano Imana yagiye kubaza gutya ibabaye kugira ngo ibaze iki kibazo inagukurikirane nuko igukunda kugira ngo iki kibazo kibeho ngo uri he nuko ikunda umuntu iba yaje kumukurikirana igasanga ntahari ubu hari abantu mudukurikiranye mwari mukijijwe pe muba mu nzu y'Imana mukijijwe bamwe muri abaririmbyi abandi muri abadiyakoni abandi muri abanyamasengesho abandi mukora umurimo runaka mukijijwe pe mukijijwe muba mu nzu y'Imana mwaranahamaze n'imyaka myinshi ejo bundi Satani aragushuka uburaguye buvuye mu byizerwa none Imana imanutse gutanga ibisubizo n'umugisha nshaka gukebura abantu baguye ngo nimugaruke igarutse gutanga umugisha igarutse gutanga ibyo yavuganye nawe igarutse gusura itorero igarutse gusura abanyamirimo irakubuze niyo mpamvu iri kubaza iki kibazo ngo urihe niyo mpamvu iri kukubaza iki kibazo ngo urihe
wowe waguye, wowe wahoze mu nzu y'Imana, wahoze mu murimo ukagwa, ndumva nshaka no kuguhendahendera muri iri jwi. Nimba Imana igarutse, yari ifite raporo yuzuye mu gitabo cy'ubugingo, ikabibona ushinzwe igitabo cy'ubugingo warasibamye izina ryawe, ije kureba aho wagiye isanze waragiye mu nzoga, waraguye amahanga n'abantu baba basambanye mu nzu y'Imana, baraguye. Nibe n'umuntu wanaguye akagenda basi, ariko umuntu waguye akagumamo, we n'urundi rwego. Ariko Imana imanukanye iki kibazo kibaza umuntu waguye ngo urihe. Uzi umuntu ugwa repeta, uzi umuntu usambana arepeta. Mushoreka dusoze ikiganiro kuko mudatuma mvuga ibi Oya, uzi umuntu nk'inzoga repeta akacaraho Imana ivugira. Ariko umuntu akaburahari, mubwire n'umuntu uburahari, aburahari. Uzi kuba uruhari. Imana ntiri kukubona nk'umuririmbyi, Imana ntikubona nk'umupasiteri. Mu bapagani ntikuruziyo, ntikuruziyo. Mu bakirisitu ntikuruziyo. Mbese iri kukureba. Sira kubona nk'igituro gisize ngwa. Nibigira ejo ndarahantu nigeze kuvuga ngo gufata Satani ukamukubita ukabona gakoni ukabona, ariko niba yihumura gutya egora kuseburana niwe cyangwa se niwe utinyutse ibi bintu. None se ariko kandi nimugorase bampaye raporo yuko yarari mu busambanyira. None se yicaye mu ntama zanjye, yicaye muri mu ijwi rya mbere. Umudiyakoni ariko uyu munsi ya diyakonye nta nubwo yihanye. Mu masengesho y'abihana ko nta mubo. Uzi umuntu burahari, umuntu burahari. Uzi gusigira umwana imirimo mu rugo ahari, ukaza ugasanga nta na kimwe yakoze. Nibyo byita kuba uruhari. Uzi abantu bari muri umurimo w'Imana babura bahari, muri mu gapfu hari, abantu bagasonza uhari. Uyu muntu burahari ko afite ubugome. Arakantu ndakubwira nituva kuri mikoro mbabare. Mbega abantu babura bahari we, ababonda bavumbuye. Muri abagome. Uri hehe kandi tubona housing. Turi kubona cya housing ikica, ego tukabura ibikorwa. Umaze imyaka 10 wicaye aho, uragara abantu bari kukubona. Ariko Imana ntirimo kubona. Reka dusoze iki kigisho, iki kibazo kivuga ngo urihe, no mukoro nguhaye. Utatuzahure utubwira aho uri, nimba wagarutse isemo kugaruka. Reka dusoze. Murakoze cyane. Reka dusengere aba bantu bari baragiye bagaruke. Mwami nyiribe, tugushimiye tubikuye ku mutima. Izina ryo rihabwe icyubahiro. Ryari ijambo ritubaza ngo turihe. Uri kubaza umuntu wese waremye ngo arihe. Ukurikije neza wamugiriye, ukurikije ibiryo wamugaburiye, ukurikije imyambaro wamwambitse, ukurikije ubutabazi wamutabaye, uri kubaza ngo arihe. Haleluya. Mpamagarira umuntu wese Mana aho yarorongotaniye umugarure. Mpera imbaraga uyu muntu ugusabye kugaruka. Turabahamagaye bagaruke. Uyu murimo waranabavunnye kundusha. Bawugiremo ibikomere, bawugiriramo intambara, bawugiriramo ibibazo, ariko mpamagarira aba bantu bagarure. Iki kibazo kibaza ngo barihe kirangire. Urakoze. Ngarurira aba badamu, ngarurira aba basore, abagabo n'inkumi, bagarure. Urakoze. Ndagushimiye kuri Imana ibikoze, ugaruye abantu mu mwanya wabo. Mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen.